we nabizanye nubigireho ikibazo ngo nuko natinze nabizanye byose mwana ngiye rero burareka ngubwira urumva gukorana n'abapeti bameze nkamwe nago ngiye bacaka abantu bashaje mu kazi mbashaka abantu bahora bari stand by bafunguye ku buryo ibintu byose babikora bari ku murongo ariko we sinzi ibintu burimo ubwo se amasaha nagutegereje urabona nk'amabandari mba nazanye mwana ntabwo ubibona ko nawe mfite gahunda umva rero nagiye mfite cyo gutinda hano urumva tugiye gukora akazi muri buno buryo urabona ko uyu munsi ni umunsi w'isoko kandi kariya gahanda ko mu Rwankeri gakunda kunyuramo abantu benshi bagiye batandukanye bagiye mu soko hariya rero niho tugiye kubitira abantu kwizi gahunda ubundi ni gucya amafaranga bameze ubundi twe duterera hasi wowe uraterera hasi ngiye ubundi nzengurikiye niko gahunda tugiye kuzipanga niko imibare turayikora ko nanone turatinda mu nzira ibintu ni vuba kandi ngende umva twana kero twahita tunagenda kabisa gahunda niyo nta yindi tugende amatwagiye witonze rero urumva uyereka guhisha ngewe umva ngubwire sibyo ayo mafaranga umuntu yataye mbe ndi kumureba urumva ikintu tugiye gukora niki ayo mafaranga turayagabana reka ngiye manira iramfasha insubiza muri iki gitondo imana isubirije igi nge ntabwo twayagabana kabisa nyonyonyosho noneho sibyo reka tubisese tumuhamagara niba udashaka ko tuyagabana ahubwo ngereka ngubwire sibyo urumva ntabwo twagabana amafaranga n'umwe mu muhanda n'ubwo kuzana ibintu bya fake sibyo njye urabona no urukumva atari faranga riryoshye mwa amafaranga menshi cyane none reka ngiteho kubita umutwe erega ninjye karabutaka ninjye uzi gutegura ninjye muntu wa mbere mbese njye no ku karita mbageze njye ni karita no yihindura u Rwanda rwahita rujya muri Amerika ngira ngo ikindi kintu urumva so ufite telefone se urayifite icyo nicyo ngukunde musore wanje sibyo oya kirigitwa so ufite n'agakapu ndagafite ntabwo twagabana hano amafaranga hano mu muhanda kuko ura mutipe ndamuzi no mu karitsi kandi gutya kuri kureba tunari gutinda ahubwo wemereze iyo telefone umereze nako gakapu turahurira hara hijya ku giti cy'inyoni ubundi twebwe twite tuyagabana kugira ngo nkwizere urabyizeye ahubwo wowe byizere ndukambwira ngo ngenda byizeye ugize ngo shakora mwa we nutwo tuye kutere niyo ngo efro ndani kibazo niyo ngo efro ndani kibazo wanayimbereza ariko ngewe tu si byose niyo ngo efro yimbereza kugira ngo ngerega ndarubwo njaka tudukwetare umva nutwo dukweto sindabwogira mwa we wonagendesha n'ibirenge mwana ahubwo namutipe uramuniga ataraza katurakubitana ari imbere ngereka mbe nigendeye wowe comoka sibyo mani bari nanjye giye kundira gusubira hano duhurire he imbere mana usubiriza igepe uriya wasanga atamanyira ariko niyo ya mama nagura ubukapu nka 12 ubu telefone bwo ni bwinshi cyane kuburyo naguramo n'akamodoka ko ndikumva ari byinshi cyane gose ako buriya kangende megende ubundi ndi kukareba kuriya burangiye nakamama buriya gajyana ngiye nyine birakabijyana ntacyo byari mu mari nugura mu bindi byinshi cyane reka ndebe buriya faranga buriya amafaranga yose wari umutungo no we bana we kira keshe bana burangiye ewe akurakaga mu ndakici karakasuka burangiye suka kagabo we karanyoheje igikapu cyanjye telefone yanjye bura telefone yanjye igihe ngo umugeni giri kurira buranda gafite byabaye ninjye wumvishe ninjye rurangiza uriya mwana ndamukirigise ahita yumva ibintu biri mu mubiri ubundi ibyo ngibyo nanjye nibyo nari nshaka ahubwo si boro yaziguhaye wowe dore ngizi dore telefone ndayifite icyo ngukundira rero nanjye rero ndi namusigaye na kuteri kozaho ahubwo rero noneho sibyo igisigaye gahunda ni ukubigurisha ikindi se ngaho fata mbe muntu hari mike wasanga ari bishwangiriro ukamamuzi ngo ni ibintu bizima
ewe data we dore ngo turakira we Isiko baraduheza ngo 30 man. uyu niwe mushinga w'ubuteka mutwe uzi singo kino gihugu kibamo gute Ndakundi wakiba. hasha dore telefone ndiri kubarirwa muri senkani ahubwo rero reka mbite nibera rasta Jesus is Lord. ndakibazo rero umva ngubwire sibyo ndagiye dufite cyo gutinda hano Ntacyo. urumva gato yashobora no kutugwaho urumva reka ngubwire rero urumva urabona wa mumere nimba bamwita nde hajya bamwita ndera Teta si. teta oya Wa wundi utuye kuri cya gipangu kimwe cy'ubururu. oya We bita Mutoni. oya bamwita madamu Rika waruzi ko afite umugabo we urumva umugabo we baramufunze Wa wundi twabonye cyagiye ku rukika arimo aboroga. umugabo witwa Kidihoni Yesu we. Rasi yafashe ku ngufura. Rasi yafashe ku ngufura. umva ngubwire rero ahubwo we nta n'ibyuzi njye nijoro naraye mu madosiye ye nahamagaye umutipe kuri gereza ameneza amakuru ahubwo reka ngubwire gahunda tugiye gukora Icyo nicyo ngutekereza papa bitekerezo. ngitwa papa bitekerezo urumva byaba na ngombwa wanyita papa na teta kuko iyo atese ahita abona ibitekerezo Umuteka mutwe sha. umva rero reka mbite ngwereza gahunda urabona baramufunze kandi bavuze ko azamara imyaka 30 ari muri gereza reka twebwe twigira abantu bashinzwe bo mu rukiko tujye kubwira umugore we ko yaduhereza amafaranga tukazamufunguza Natubaza no gushinzwe iki. oya wowe nanubwo urakora ibintu birenze urumva uretse ubwa ko ngende nyundo mukuru nawe kunyungirije umupango nkaba ndawuteguye mbwira icyo kintu mbe nimba atari cyo Ikintu nicyo ahubwo igisigaye ni ukugerayo. aho ndagukunze rero Yankunda. njyewe reka ngo ubundi nitwe bateka mutwe batuye mu gace urumva njye reka ngwira ujya turagirayo tugiye gushaka amabaji urumva Ko kanu. reka ngubwire Kumenye n'itegeko rya 80 rivuga ngo ufashwe mu buteka mutwe afungwa burundu n'izabu y'ibihumbi 100. Jesus is aho Lord. rero mbise ngwita bwoba aho mbise ngwita bwoba wowe tugomba gukora ibintu urumva twe dufite confidence Sawa tugende. oya ndago turagenda urumva twebwe tugiye gutegura uburyo ki turajyayo dufite badge uragenda ufite igitabo none ngenda nk'umuntu uhagarariye ubundi tumutwe Suzina y'amavuta sindi wayazanye Ntayazanye. torahita tomosega Abo- twebwe Utaragenda. Ukora karakana. umva rero ngubwire urabona uyu mwana afite amafaranga ari gukina n'amafaranga igitekerezo niki ni maje Icyo ngukundira ndubura ibitekerezo. oya nitwa papa bitekerezo Nga. ninjye wumvishe urumva ahubwo tubireke Uraho muko. Mwana muto ko wirunguje. umva mukobwa uzi ko wagura indege uvuganye natwe ahiye koko Uri kurukanga kandi turi kukwingingiriza amafaranga. Aka kana ngewe rero sinzi ibyo kari kwibwira. magic urayizi Bagira ngo nagazagurira Keve indazi. Tugukubita umufungo ubundi none uzagura n'igare ryo kujyana ku ishuri. Igihe mwarondogore ntabwo mwari mwaruye ibyo binywa byawe igihe mwavugiye mu minzira ninde. oya umva madamu umva tukubwire sibyo none wowe hari ibintu tugiye kukubwira sibyo by'umushinga urumva hari maje wowe wazaniwe tukarihindura bombo none wowe ukareba uburyo uzigisha abana bo ku ishuri banyumaje None wazaba n'uwa mbere mu gihugu uzimaje. dore Ahubwo weho inama nakubwiye nuko watwumvira tukakwereka ubwenge sha. ibyo sibyo Nyakizo majizanye ni muntu hesha umutwe ndabere. zaniwe tukwereke Oya nagifashe kugira ngo abone ko twege tutari n'abateka mu. oya egera hasi wowe urumva oya sushaka ko turihindura se nuza bombo sibyo ushaka Gwe n'urugero tugiye kumuha. Tumwereke n'uburyo yabona amafaranga. none wenga wifashe iyo bombo urayisanga mu kiganza cyawe ugira gutya Ohuma. no wowe ngaho huma Kubura nta kintu mubona mwe. kirimo da mukobwa Tangaza bira. magic Umuka. Uzikari ibyo nanjye ndabikunze nanjye munyere. Umwana mwiza. mukobwa gikumi cyane nakundwakaje
tugiye kukwereka uburyo ki uzajya urakora amaje ukigisha n'abana bo mwigana. No. Uri tayari? Oya ni tayari, gute ataba tayari? Ahubwo noneho tugiye kugusaba wihumire tukwereka ibitangaza. Ngiye kubikora ariko ni mu mbese. Oya, twizere nguko intumwa 12 zizeye Yesu. Nubwo havuye mwimwe kamugambanira, twe ntago ro twakugambanira. Kubona nta kintu mubona mwe. Ihumire twege tukwereka ibitangaza. Urebe kuba umwana w'umumiliyoneri. Huma. Umwana w'umumiliyoneri. Ngaho huma tukwereka ibitangaza. Byo Yesu yakoreye abigishwa be. Mwebwe makore mazizanyu ntabwo mwerangiza. No. Mama aranyita we. Ubundi nahende kubona bibitega wese. Wazanye ya karita? Niyo narindi kureba dore ngiyi nayizanye. Twagiye. Muraho. Bite byanyu? Muraho. Ko mwazindutse? Ninje umukuru w'urukiko Mbagwe. N'umungu wanjye yakubwira. Okay. Dore nguyu nawe. Uyu nguyu rero niwe mukuru w'urukiko, nge nkaba sekreteri we. Dore ikarita ibitwemeza. Kuri ibyo byose rero twakugendereye, umukuru yakubwira impamvu twakugendereye turanga. Ndabikunze cyane. None se mwakwicara mu nzu ko ari mu gitondo mugafata kuri ka cyayi? Oya mwari mukoze cyane. Twebwe ntabwo dushaka gutinda, twari turugira ngo nanugo ari n'ibintu birebire, sibyo? Turagira ngo ibintu tubiganire birangire, hari icyo cyari kituzanye rero twebwe rero. Ubundi twe iyo twageze ahantu ibintu birakemuka. Ujye uratwita ababitangaza. Ni ukuvuga ngo rero tudatinze mu magambo ngo tuyizimbemo. Ufite umugabo wawe ufunzwe? Ndamufite. Emmanuel Nsabimana. Ndamufite nyine ahubwo mwabimenye we muramunyibukije. None se mushatse kumbwira ko mumuzanye? Icyo nicyo tugukundiye rero. Ntabwo tumuzanye ariko ari mu nzira zo kuza. Ntukabeshye. Oya, genzi. Ntukabeshye. Umuntu bakatiye imyaka 30 koko? Reka umuhungu wanjye icyo kintu akikubwireho. Ikintu rero nabanza kukubwira bwa mbere ni ukudasakuriza mu kibazo. Urabona ufite ikibazo, twe nitwe muti. Twaje tukubwira ko ari twe bantu bagira ute basuluvinga ibibazo. Ubwo twageze rero cyakemutse. Ahubwo umva ngo uracibwa iki kugira ngo umugabo wawe akugereho. Umwasiba cyose nakibaho ariko umugabo wanjye nkamubona hano mu rugo. Umva rero ibyo bintu uvuze nibyo. Ahubwo si twe twamuburanira akanava muri gereza. Ahubwo si afite akamiliyoni. Nyine ni urakubwira ko twebwe twamweretse iki ibituranga. Ibikoresho. Wowe miliyoni yose koko basi ndabona igice cyayo. Wiyombera mu kibazo. Zana amafaranga. Twe tugende tumuburanire ubundi tumuzane itaza. Kandi kindi widutinze ahangaha kuko dufite byinshi tugomba. Dufite byinshi. Hari benshi hariya muri gereza bari guhangayika. Tugomba kujya gukuramo. Rero niba ubyanze turasubirayo. Zemba sinyire sheki. Baba yabirangije. Ibiregira. Mama akugwamaga. Mama bano nabateka mutwe nibo banyebiye. Asuwe. Ubundi nabonaga basa nkabo. Ariko ibyo byose ntago nabikoze nyenyine, narindi kumwe na mugenzi. Nukuri pe ndabwo ari ukubabeshya mwabantu mwe. Banza mugenzi wanjye agiye kuri wese ariko umwana wanyu twamwigishaga amaje. None najya muje kunyigisha amaje. Umva. Hubwo urukiko nimwe